Isano iri hagati y'ubwenge bugenga amarangamutima aribyo EI n'ubushobozi bwo kuganira neza aribyo EC. EI ihagarariwe na Emotional Intelligence, naho EC ihagarariwe na Effective Communication. Kubasha kuganira neza, kuvuga neza, byombi bigana ku ntego imwe yo kubaka umwuka mwiza, umwuka w'ubwumvikane hagati y'abavugana. Umwuka mwiza ushingiye ku kuganira neza ni ishingiro ry'umubano hagati y'umuntu n'abandi mu nguni zose z'ubuzima, uhereye mu rugo aho tuba, ku kazi, ku ishuri, mu nzira n'ahandi. Muri iki kiganiro turibanda ku bushobozi bwo kurema umwuka mwiza mu mubano ku kazi, bushingiye ku kubasha kuvugana neza, ubushobozi duhabwa n'ubwenge bugenga amarangamutima. Ahantu hambere hakeneye kuvugana neza kugira ngo abantu bumvikane neza mu byo barimo ni mu mikorerwe y'akazi. Nta kazi k'umuntu umwe, kuko muri kamere muntu umuntu agirwa n'undi. Kugira ngo gakorwe neza rero ni uko muba muhuje umutima, muri mu cyerekezo kimwe. Inkingi ya mwamba muri uku guhuza n'itumanaho, kuvugana, mukavugana mwumvikana. Kumvikana mu mvugo rero ni ishingiro ryo kugera ku ntego mu kazi no gutera imbere kw'ako kazi. Waba uganira na bagenzi bawe, abakugana cyangwa se umukoresha wawe, gusobanura neza ibitekerezo byawe ku buryo wumva ibintu ni ingenzi ku ntambwe zikurikiraho. Aha rero ibyo uvuga ni ingenzi, ariko kandi n'uburyo ubivugamo ni ingenzi kurushaho. Aha rero niho uruhare rw'ubwenge bugenga amarangamutima rugaragarira. Ubwenge bugenga amarangamutima mu kuganira n'abandi bushingiye ku bushobozi bwo kwimenya ubwawe mu marangamutima yawe, ukagerageza gusobanukirwa no guha agaciro amarangamutima y'undi, noneho aya makuru yombi akaguha ubushobozi bwo kubasha kuganira neza n'undi. Ubwenge bugenga amarangamutima buhurira he n'ubushobozi bwo kuganira neza? Ubwenge bugenga amarangamutima ni ubushobozi bwawe bwo kwimenya no kwigenzura ubwawe mu marangamutima yawe, noneho ukabasha no kumenya mugenzi wawe mu marangamutima ye, ugakoresha ubwo bumenyi n'ayo makuru mu gushyikirana, kuganira no gukorana nawe neza, nta kugongana, nta gusitaranaho. Ubu bwenge rero ubwo ubushobozi bwo kugendana n'abandi mu bihe by'amarangamutima ashamadutse cyangwa se mu gihe bitameze neza. Ibi haba ku ruhande rwawe cyangwa se kuri mugenzi wawe, mukabasha kugendana neza ntawe uhutajwe cyangwa se ngo abikomerekeyemo. Ni akahe kamaro k'ubwenge bugenga amarangamutima mu itumanaho hagati y'abantu? Kuganira neza cyangwa kuvuga neza ni ishingiro ry'umubano mwiza hagati yawe n'abo mubana, bagenzi bawe mukorana n'abakugana mu kazi. Kuganira neza birenze guhana amagambo, bisaba gusobanukirwa no kwita ku marangamutima, uruhande rw'ingenzi rugengwa n'ubwenge bugenzura amarangamutima. Ibi byombi rero mu kwihuza kwabyo nibyo byubaka umuntu cyangwa umukozi w'indashyikirwa, wishimirwa gukorana cyangwa se kubana nawe, umukozi umaranirwa n'abakoresha, umukozi uganwa na benshi. Gukoresha ubwenge bugenga amarangamutima mu kuganira cyangwa kuvugana mu kazi. Icya mbere, kwaguka mu kwisobanukirwa. Ubu ni ubushobozi bwo kumenya no gusobanukirwa ibitekerezo, ibyiyumvo, amarangamutima ndetse n'imyitwarire. Ubu bushobozi bushingiye ku kwisuzuma mu marangamutima, ibigutera umwete, aho ufite imbaraga, aho ufite intege nke, ndetse n'umwuka usakaza mu isi igukikije. Umuntu washyikiriye ubushobozi bwo kwimenya arangwa no gufungukira kwiyumva mu mimerere ye, mu mutwe no mu mutima, bikamuha gufata ibyemezo bitabogamye, bityo akabasha kubana neza n'abandi ntawahutaje. Icya kabiri, kwimenya no kwigenzura. Ubu ni ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima yawe n'imyitwarire yawe, bikakurinda kuba wahubuka mu bikorwa cyangwa se mu mvugo bitewe n'amarangamutima cyangwa se ibihe uri kunyuramo. Ni ubushobozi bwo kugumana umutuzo mu gihe cy'igitutu, ugatsinda guhatirizwa n'ubuhubutsi, ibihe bigoranye ugahangana nabyo mu mutuzo ushikamye. Ubu bushobozi ni ingenzi cyane mu kazi, kuko bugufasha guhora wemye no mu ngorane, gufata ibyemezo biboneye, bityo umushyikirano wawe n'abo mukorana ugahora urangwa n'umwuka mwiza. Icya gatatu, gushishikarira no kudatezuka. Ni uburyo bw'imitekerereze bw'ubu ubushobozi bwo gukora utera intambwe idatezuka ugana imbere. Nubwo waba unyura mu nzitizi, izi nzitizi ntizituma uhuga ku ntego yawe, ahubwo ukarushaho kwerekeza imbaraga zawe ku cyo wiyemeje kugeraho. Icya kane, kugira umutima w'impuhwe. Impuhwe ni ubushobozi bushingiye ku kwiyumvisha no kwibona mu marangamutima y'undi. Ni uguhagarara mu birenge by'undi, kwishyira mu kigwi cye,
Umuntu urangwa n'umutima w'impuhwe ahangayikwa no gufasha abandi kugubwa neza. Icya gatanu nicyo cya nyuma, kurangwa n'imico mbonezabupfura. Umutima w'impuhwe n'amarangamutima kurimo agaragazwa n'ibikorwa ukora. Imico mbonezabupfura ishingiye ku bushobozi bwo guhana umwuka mwiza n'abagukikije, umushyikirano utuje n'imikoranire ikwiriye mu bihe bitandukanye, cyane cyane ibihe bigoye. Umwanzuro: ubwenge bugenga amarangamutima bukoreshejwe mu itumanaho cyangwa kuganira hagati y'abantu ni inkingi ya mwamba mu kugera ku ntego mu mikorere y'umurimo unoze. Bukongera ubushobozi bwo kuvugana neza n'abo mukorana, abakugana, kubaka umubano urambye ndetse n'ubushobozi bwagutse bwo kuyobora abandi. Buguha kwaguka mu bumenyi mbonezamubano, imico mbonezabupfura n'umutima w'impuhwe. Ibi bigushoboza kumva no gusobanukirwa undi, kubaka ubwizerane n'ubwubahane, byose biganisha ku kubaremera umwuka mwiza mu mikorere y'akazi no kuzamura umusaruro. By'umwihariko, ubu bwenge bugenga amarangamutima buzaguha ubushobozi bwo kumenya imyifatire ikwiriye iguha gusohoka wemye muri bya bihe by'ingorane n'amakimbirane bitabura kwaduka hagati y'aba bana, kuko kamere muntu yubakanye amakimbirane. Bityo ushobora guhitamo kwitaza kubugama, ugatera intambwe mu bumenyi bwo kuganira neza, wita ku bwenge bugenga amarangamutima buri muri kamere muntu.